thank you so much for coming. And then let me thank Dennis Luema for being there on the panel. And Assalamu alaikum, كيف حالك يا نسيم؟ أنت تمام ولا إيه؟ شكرا. Okay, let me thank Basima, the general manager for Central Park, and thanks for having us, and then thanks for giving us this room for the press conference. And let me thank the director, Clay Murray, representative, and thanks for supporting the Bianca Fashion Hub. Besides that, let's start with hearing from you guys. Let me start from Abrams. The microphone is yours. You can tell us something on this press conference. You can talk about the brand Abrams. Yeah, no worries. You're most welcome. Say something about Bianca Fashion Hub and you will tell us on this press conference. Let me see. Good afternoon, everyone. Thank you for having me. It's my first time in Chicago, and I appreciate Bianca for inviting me for this fashion show. I'm super excited to be part of it. The fact that we have the Everyone Style and Fashion Awards, and our aim is to see African fashion to the next level. So me being here means so much to me. Thank you so much. Thank you, Abrams. Bianca Fashion Hub. Of course, the owner and the CEO is Bianca, and we'd like to hear from you about the brand, about the event. Thank you. murakoze cyane reka mwiriwe ari kubona mumeze neza ndabashimiye cyane ko mwaje hano afashe time yanyu ndabizi ngo mufite ibintu byinshi cyane gahunda nyinshi cyane mwahagaritse kugira ngo muze muri press conference kubw'ibyo ndabashimiye cyane mwanyobesha hanyuma ndi hano nka Bianca hagarariye brand ya Bianca Fashion Hub ni brand irebana cyane n'ibintu bijyanye n'imyambaro no kurerwa akaba ariyo mpamvu rero nanashyizeho events cyangwa se ndashaka gukoresha umuzungu nkabona igitaramo igitaramo nakoze edition ya mbere umwaka ushize bitabirwa kubona ibintu byiza byo kuba biranamotika kuba nakora iyi ngiyi ya kabiri ari nayo mpamvu ndi hano ndi kumwe n'abashyitsi. Thank you too. Murakoze cyane tumushimire Bianca ko yatekereje gutubwira abavandimwe reka dukome amashyi babone ko dukomeye cyane. Yes, you're most welcome. Educator of the way from Uganda, karibu sana. Alright, reka tukomeze ariko reka wenda nindureho gatoya sababu najua kama naongea lugha ya Kiswahili kwa unajisikiaje kwa kuwa Rwanda alafu naweza kuambia watu kitu gani kuhusu Bianca Fashion Hub? Najisikia vizuri tu. It's my first time in Rwanda. Well, hello guys. It's my first time here. I'm very excited. I'm actually looking forward to see what Rwanda has to offer in terms of fashion and everything else. As a fashion entrepreneur, it's a special moment for me to witness and see. I know Bianca here is the best, so I'm just looking forward to it. Yeah, thank you. Thank you too. Robert, Forza Gaming, dufite Forza Gaming dushinje Forza Gaming kwezi iri muri Bianca Fashion Hub season 2. Nk'uko bisanzwe ntabwo turabana kenshi ariko hari ikintu kimwe Forza yahisemo ni uguteza imbere imyidagaduro, ni uguteza imbere kwishima cyane cyane iyo tubivuga turahangaha
murakoze cyane yaje aturutse muri Forza Gaming, thank you. Dennis, igitaramo giteguye gute insama? Okay. بسيبك كيف الحال؟ الحمد لله. To be fair, I'm sorry, Arabic. Matchless. Let's use English. How do you feel to be on this panel as the general manager for Central Park? What can you tell us about Central Park? Well, first of all, I would like to welcome everybody at such a part of the event. We're so glad to have Kenzo with us for the coming 2 days, and Bianca for organizing this amazing season 2 of Bianca Fashion Hub. So we're quite delightful about this occasion to be part of this event, because after all, entertainment is part of the hospitality, and this is a main driver of tourism in the country. And whenever there is tourism and hospitality services, you will always come to find us essentially part of this event. So welcome everyone. Thank you. Alright, so reka twerekeze kuri representative of Main Warren nayo yanateye inkunga iki gitaramo cya Bianca aricyo Bianca Fashion Hub Season 2. Akoze cyane nitwa Robert nateye kamba nitwa Robert Drake sinere kota neno mwe kota so Bianca mo kota Alright, so reka tubashimire ariko we have our guest and he came all the way from Uganda. How do you feel to be part of Bianca Fashion Hub? You're most welcome. So, Thank you so much. Rwanda is always my second home. Mostly now I'm going to support the system in Bianca. You know this means a lot to her and the people of Rwanda. And it's time to come back because we will need fashion. And fashion with music, it's such a very good combination. And another thing that we performed in Kigali in a long time, you know, it has been long, and it is such a pleasure for me to perform tomorrow because I think my fans is with me. It has been long, so grateful to be here. thank you so much, and let me thank you all to be here, and then thanks for supporting Bianca Fashion Hub. Andrew, then you go to Komeza Eka to answer. Thank you. Yeah, thank you so much for respecting our bonding from forever. Right, so I think are we ready for the questions? But before questions, let's hear from Dennis. How is our show? Igitaramo cyacu giteguye gute? Ikirori cyacu giteguye gute? Dennis. murakoze ndaza kugerageza kuvangavanga kuko dufitemo abashyitsi. We sort of like Bianca Fashion Hub. We happen to receive Mobeto, Ebrans, and Kenzo. According to the way we see the event, it's all perfect, and it happened. It's so sudden that we lost our brother in Babylon, but at times we cannot stop the life. We will always remember Baraban, like industry. So about the event, I would like to say something about Kenzo. Kenzo and his team, they are very ready. I've seen it myself. They are going to give us a mega concert, and
on the side of the management for the concert, we also set everything is set. So I think we are ready. So mu kinyarwanda gikeya wenda turi mu bihe wenda bitari byiza umuvandimwe wacu twabuze ariko hari ibintu bidahagarara. So twaba twishimiye kubabwira ko wenda igitaramo kirimo kiragenda neza, ibintu byose biri tayari, abahanzi bari tayari, ibyo biri tayari, ibintu byose biri tayari, nk'uko ni concert irimo na fashion. So ku bantu bazi fashion, bazi concert ya fashion ku bigo uko bimeze, abantu bazahagera ejo bazabibona setup nziza, ibintu byiza. Ndakeka ko izaba muri zimwe fashion shows cyangwa se igitaramo kirimo fashion kizaba ari icya mbere. Ndahamya ko nkurikije ibyateguwe bihagarariye na timu bafatanyije twese hamwe twateguye, twafashe umwanya wo kubitegura. Igisigaye ni icy'abafana b'umuziki, abafana ba Kenzo, abafana ba fashion, abakunda fashion, kunyarukira ahantu imyenda igurirwa bakitegura nabo bakaza, tukaba turi ku munsi w'ejo. So nta bintu byinshi ndavuga wenda, amatike arimo aragurwa, ahantu tuyagurishiriza kuri rgtickets.com, mwakomeza mukayagura, hanyuma ejo tukagira ibihe byiza. Ikindi nakongeraho wenda turajya mu bibazo, ejo dufite special performance twateguye wenda nk'itangazamakuru kabibwira aho ngaho twanze kubyamamaza, nyuma yuko tumenye yuko umuvandimwe wacu atakiri kumwe natwe, twateguye special performance ya Brava yo kumwibuka. So umuntu wese uzahagera, people should come for the cause. Ibi bintu ntabwo nta muntu ibihe bije ibibaye byakira uko bibaye. So muri make n'ubu ari ibyo ngibyo wenda nandikara kwitoza n'ibibazo kugira ngo wenda dusevinge time z'abandi bamwe. Murakoze cyane. Yes, arakoze cyane Dennis, ariko mbere yuko dukomeza reka dushimire umuyobozi wa Glory Surprise ya Kamigisha. Then let me ask the second question to Kenzo. Kenzo, fashion, this show is all about fashion meeting music. What's your aspiration about this? Thank you so much. Let's start with Mobetso and then after Eddie. Hello. Well, first of all, as I said before, I'm here, and normally we'll see beautiful ladies and these ladies on Instagram look nice and all. So the fashion entrepreneur, it's very grateful to be here in Johannesburg. And Bianca to me is like a sister who's very good at what she does. So it means a lot to me to come to experience this and to support our fellow African women. Yeah. Let's go with Eddie. Yeah, thank you so much for the question. I'm very happy to be here, because music and fashion, they all go together, you know what I mean? So, most especially when we say, I always want to bring Brother Brian here. Hope we always see him in the video. We go through a lot, you know, sometimes we spend days, sleepless nights there to think about how it's going to look, how this one's going to come out and stuff. So, fashion and music, they always work together. So, doing a show of fashion and music is amazing. And trust me, tomorrow it's going to be different. Murakoze, banyita Sibomana Emmanuel, umunyamakuru wigenga. Mbere yo kubaza ndabanza gushimira Bianca kuri iki gitaramo yateguye ushize n'icyumba cyo gutegura mu guteza imbere imideli n'ubuhanzi, kuko tumera nk'abahanzi, ndabashimiye cyane. Hanyuma ubushize wakoze ikirori kiba successful, bigenda neza ndetse bigera n'aho abantu babura kurinja kubera ko abantu bari babaye benshi kubera ko bakunda. Ese niyihe inama wagira abandi bantu bategura ibitaramo ukuntu gukora neza n'itangazamakuru, kuko byaragaragaye ko hari abatonesha abanyamakuru bamwe bagaheza abandi, ikibazo cya mbere. Hanyuma hanze aha ngaha ngira ngo babakurikira social media, hari isaga ririho yo kwambara ubusa. Ese ni iki wabwira abakobwa bazitabira show yawe bambaye nk'uko Umugabekazi Liliane yari yambaye, akaba yarakabizize ariko
ariyo amahitamo y'iki bababwira. Ikindi show yawe y'ubushize ku bantu bari babuze ibintu binjira uyu munsi abantu bagukunda ariko batazabasha kuza muri show yawe, se hari uburyo waba warateguye ukuntu bazayikurikirana online, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze? Ibyo ngibyo hamisamu ndetse no mu Kinyarwanda mufashe mu musemurire. Mu gihe cyatambutse byagaragaye ko uri mu rukundo n'umuraperi w'umunyamerika Rick-Ross, ndetse buri kimwe cyose kibaye bashyira kuri social media, ariko uyu munsi nta kintu kibona bashyira kuri se yari fake love, ibyo umuntu bamwita gutwika. Ese niba bakunda kuri mwarashwanye bikenze no kubaza ikibazo kimwe cyonyine mu kwezi gushize mu gitaramo wakoreye Kampala, hari umufana wawe ibyishimo byasabye agusukaho inzoga, urarakara bamwita mikoro mu maso kumwigera. Ese nta ngaruka mbi cyangwa se nziza ese umuyobozi? Alright, so dutangire sasa kwa Bianca. Bianca. uraza kumfasha kubona ko wabanje cyane noneho ubuhere cyane wenda ntabwo ari gusa no kushobora oya nuko ushize akoze igitaramo cy'imideli kiba successful, ndetse abantu babura uko binjira ntakigira ngo babaye bakeya. Ese kuri iyi nshuro ni iki wagira, ni inama wagira abandi bategura ibitaramo ukuntu gukora neza n'itangazamakuru, na cyane ko byagaragaye ko hari abaheza abanyamakuru bamwe bagatoresha abandi babatara nabo kuri YouTube, ngira ngo hari turatubisigaje icyo ni cyane. okay nta kindi kintu navuga ngo nakoresheje ikirenze cyangwa se ntabwo navuga ngo hari ibanga runaka nakoresheje. Ni uko ni umuntu uzi kubana na buri muntu wese uko yaba ameze kose, tugerageza kubana neza n'abantu kugira ngo ni nayo mpamvu aba bose bari hano. Hanyuma ikintu nababajije iki? Ikindi naribajije nanze ngo hanze aha kuri social media risaga yo kwambara ubusa ku bakobwa, ni ikivuga kuri Mugabekazi Liliane uzize kwambara nk'uko yari yambaye. Ese ni iki wabwira abakobwa bazitabira show yawe, bazitabira show yawe bambaye nka kuriya? Icya mbere cyo ni Abanyarwanda, turi Abanyarwanda kandi uko byagenda kose nubwo tuba turi mu isi yirukanka natwe tuba tugerageza kwirukankana nayo, gusa ntitwakwirengagiza ko dufite umuco uri kwibona. So dufite igihugu kitwemerera kuba free, gukora ibyo dushaka ntiturengere, tukibuka yuko umuco nawo uhari. So icyo nabwira abazitabira Bianca Fashion Hub ku munsi w'ejo, twese tugerageze umunani washyizemo twese tuzagerageze tuze twambaye bishimishije, binyuze, bitari butume umuntu, bitari bubangamira umuntu uwo ari we wese. Hanyuma icya gatatu navugaga kuri show y'ubushize abantu babaye benshi bavuga ko binjira kandi bagukunda. Ese kuri iyi ngiyi y'ejo bazabasha kuza cyangwa bazahera hanze abari mu mahanga bagukunda, byiza kwereka urukundo na support, ni uburyo wateguye bwabona rero kubyo bakugana kimwe cyose? Ntabwo ibyo ngibyo nta kintu bizi ubu ngubu, ubwo Rwema aza kudufasha agisubize kuko niwe urimo kubikurikirana. Ubu nibaza kuguha mikoro aza gufasha agisubize. Hamisamu Beto, ikibazo mu Kinyarwanda rakiya. Did you get the questions? Okay, sometimes back, social media was full of your pictures and you and Rick-Ross. Was it fake love or was it for the social media? Because he wants to know that. Yeah. I don't think it's the right place for me to answer this, so maybe in the future I will. Right. So ntabwo ari umwanya wa nyawo wo gusubiza icyo kibazo, ariko niba dutize ubuzima mu minsi iri imbere byashoboka. So, right. And then
about Eddie Kenzo, the saga you faced in the concert, they hated you because they poured you beer in the concert. Is there any consequences after that? Go on, my brother. I don't know. My action wasn't good, but the man was disrespectful. Yeah. All right. Some of people, they say that it's because you're Muslim. So I wanted you to clarify this. Yeah, but it's not about religions or stuff. It's all about respect. We have to respect each other. You know, we are here to make this world a better place. Thank you. Right. Such a message. But If you have a question, season 2, pick up to yourself. Keep it up, my sister. My question goes to Hamisa Mteto, Mambo Vipi. Uko fresh? Karibu sana Kigali. Yeah, jana ninafuatiliaga sana tweet zako kama Instagram. Jana umepost kuingia Rwanda, alafu kuna watu wamecomment wengi sana. Nasema maumbile yako ya nyuma inawezekana kuna maongezeko fulani ambao so inaweza kukumbuka tufafanulie kidogo. That's number one. Tukimaliza hiyo kuna question nyingine. I don't think there's anything to explain about it. It's my body. There's nothing I can say to add. You know, Hakuna kasaja ni kidogo. Not really. I just eat a lot of material. Yeah. Okay, question nyingine tu, muziki unaendeleaje? Unaendelea vizuri. You know, for me, music is just a hobby. Yeah, it's just a hobby that I'm pursuing and I'm happy about it. Yeah, swali la mwisho. Kupendana kwako na Diamond Platnumz na kuwa mzazi mwenzako ili kuongezea nini ama ili kupunguzia nini baada ya kuachana? Having run away from that person, I don't want to talk about family or to talk about, you know, situationship or relationship like that. Nakoze cyane n'ikibazo cyane nakibaza James ubitarabageraho ku kibazo cya Diamond igihe bavugiye ko igitaramo gitangira akaba ari n'abo aricyo gitangira turagira ngo bihuze abanyarwanda bakurikirana ibitangazamakuru biri aha ngaha ishusho y'igihe igitaramo kizatangira n'igihe kizarangirira ku buryo abantu bazaza bazindutse n'abazaza bakerewe ugasanga kirangiye batazijujuta. Urakoze. Igitaramo ntabwo ari konseri gusa, ni fashion, irimo umuziki, irimo imbyino, hari ibintu bifite amakitivite menshi. Hano uca kuri red carpet, ntabwo washyira ibintu bya red carpet ngo bigere nijoro, so tuzafungura imiryango ejo kuva saa 10. Ntabwo tuvuze ko tuzatangira igitaramo, nibwo tuzafungura kugira ngo abantu bazi, ariko ibintu byacu apana byari byaraje kugira ngo tuzatangira saa 10 tugatangira saa 4. Dufite amasaha tugenda yo gufunga, so dufite activite nyinshi ngo tunagiye bibice navuze, so nibura saa 12 dufite ibintu bya fashion, dufite abantu bazamugaringa, dufite abantu bazirikana imideli, so ibyo bintu byose ubu bizafata time nibura from 6 kuzamura, nibura ibintu bizabitangiye. Ndumva Imana izadufashe, wenda nimba ntizatubangamire, ariko Bianca yabikoze kuko ni bucuri iwabo, ubu nta kibazo dufite. Ndakeka nk'uko uyu munsi yabikoze n'ejo yabikoze, so Imana izadufashe kandi n'ishuri izaba ari nziza, biyoroshye mu kubegerera ngo ntabacire ku mayange, bizaba ibintu bimeze neza. Murakoze. Thank you. Thank you. My name is Aldo Leo for 1010 TV. My question goes to Hamisa Mteto.
manage to understand. Just want to listen from you. My question is, using social media in Tanzania seems like it's a professional job. Here in Rwanda, it's forbidden. Most of the time, girls, maybe we ask Bianca, they take them as they are doing something wrong. So I would like to ask you the advice you may give to the Rwandan girls, how their beauty may benefit them as it is to you. First of all, I can say there's more to a woman than physical appearance. So when in social media, people just don't follow you because you're beautiful. They follow you for your contents. They follow you for what you post. They follow you for your fashion, for your words, and it depends what you want people to see out there. So for us, especially in our country, we take social media very serious because we work, we get money through social media. So for us, social media is not just a place to post, to flaunt what you have or what you do. It's a chance, it's a different world out there to promote yourself, to promote what you want people to see in the world, and in order for that to get an income out of it. So I think social media is out there, and if people use it, use it very well, they can actually achieve a lot of things through social media. So it's just what you put out there, what you want. If it's comedy, if it's music, if it's fashion, if it's inspirational thoughts or anything like that, you just put it out there, and if you are a business person, definitely you're going to get business and money out of it. Thank you. Je m'appelle Bianca, and on est là à IG.com. Nishakubaza Rema Bianca, navuze ko ndi impamvu y'abantu ko hari umutima mu gitaramo ni byiza cyane, ariko usubire twabuze n'igiciro mu myidagaduro mu Rwanda, hari n'ibyo twabuze gusoza filime abenshi ese namutegereza iki cyangwa ni porogaramu gusa. Ikindi kibazo nanone kirajyana n'abakunzi bakunda kwidagadura cyane, abakeneye ifoto y'umwanzi w'urwego Kenzo n'abandi. Ese mwafata bateganyiriza iki, abazanye bateganyiriza iki, ntabwo mwese ubikomozaho ibyo bintu biteze. Murakoze. Reka mbarize hamwe, yitwa Johnson Ndekezi, nkorera Umuseke, naba na visi perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakora imyidagaduro ryitwa Uja. Ndifuza kubaza Bwana Rema, hano kuri social media hari abantu bigize kubona urugero rw'igitaramo kuri Sinero bagiye gukorera i Burundi. Baravuga ngo ntabwo ari umwanya mwiza wo gutangira gukora ibyo bitaramo turi mu kirere cya Yanga na Buravan. Abantu barimo bumva cyangwa bagomba no kuza muri kino gitaramo cyabo ejo, urababwira iki kugira ngo bidafatwa nko gushinyagura nk'uko twari tubona bari babyandika mu makosa? Reka mbere kuri wowe, igitaramo ni igitaramo kimaze iki cya Bianca Fashion ntabwo kimaze amezi agera kuri 3. Ni igitaramo cyateguwe tutazi ibyabo bizaba. Wenda n'abantu dukorana bo barabizi, twagerageje no gukora ibishoboka ngo turebe ko twakwimura, ariko umuntu wa mbere yari amaze kugera ku kibuga cy'indege. Si ugushinyagura ko Buravan usibye no kuba turi mu entertainment, ngiye mufata nk'umuvandimwe, mufata nka brother. Hari ibintu byinshi twakora turimo turakora ubu ngubu, niba warakurikiranye wabonye ko tutacyamamaza, twarabiretse. Si ukuvuga ko tuyobewe ko hari ibintu twakabaye dukora muri icyo gitaramo kitabiriwe, twese twarababaye, ariko turi ku isi. Iyo tugize ibyago abantu bararya, ntabwo wabireka kubera ko habaye ibyago. Ubwo ni kuri uru ruhande urabizi ko twari tukiri dutakamba tuvuga ngo turabona tuvuyemo, tuba tubonye amakuru ya Yanga. Ibi byose nk'abantu babibonye, abanyamakuru bari bahari, twari turi kuri airport twajya gufata amabeto. So hari ibintu nyine bidafite igisobanuro. So nk'uko bavuga ati abantu turababwira iki, twararebye turavuga tuti ok tubireke se tubikore se, ariko ukabona
ndahamya ko si ugushinyagura ahubwo wenda twabonaje igitaramo gishyashya ibintu byo byaba bibaye wenda nk'ikintu kitari kizwi wenda ko byaba ari ikibazo wenda ariko kuko ni kote yacu twebwe ntabwo twari dufite icyo gusubiza inyuma. Ikintu navuga nanone babaje ku bantu bazaza mu gitaramo se babifata gute bitega iki cyangwa babyumva gute. Ni platform wenda iminsi iri imbere bizategurwa mu buryo bwa official ariko twese tuvuga ok birabaye nta kundi urabona ko ureba nka fishi twateguye abanzi bariho ntabwo tugiye dushyiramo ibintu bya Buravan. Ubu ngubu byabaye exception kubera ko byabaye ku munota abantu turavuga tukabishyiramo performance yo kuvuga Buravan. Ni performance ntabwo ari ibijyanye n'ukuvuga ngo ni akaririmbo kamwe, ni performance. So ndahamya ko umuntu wese uzahaza ukunda Buravan cyangwa ukunda umuziki ntabwo azababazwa n'uko wenda Buravan yari umuhanzi. Sinzi impamvu abantu bakunda kubyitiranya. Let's celebrate our brother. Tugende tumucelebrate kubera ko nawe ntabwo yakwifuza utwicare tugire kubera no ni emotion nyine ziraba ariko let's celebrate him twishime kubera ko nidushaka rwose tuzabe turirimba Buravan dutahe fashion bazaze banyuze ibyo banyuzeho turirimba Buravan tutanga keza nashaka azaririmba Buravan urumva. So he's our brother but there is a time when you have no choice for the situations. So you have to go on with what's happening at the moment. Ndumva nshobora kumushubije nkumaze amatsiko warumvashije What about young Thomas? Okay. Yanga yari igisata cy'abantu ba filime yari muri entertainment. Impamvu wumva twitaye kuri Buravan to be honest nkuko tuzibuka n'abandi ngo haba hari abana bagize ibyago cyangwa bitabye Imana tuzabibuka ariko se tuzabibuka gute. We give him respect nk'umuntu wari muri entertainment. Buravan impamvu azamo he was an artist, he was a singer. So kuririmba indirimbo ze biroroshye. So ntabwo ari ukuvuga ngo twajya kuri kote ya Buravan oya ahubwo ni uko ibintu bye n'ibyo kuririmba keretse wenda ubwo dusaze wenda umuntu nakaza agasobanura ariko still tuzamwibuka nawe nuko twakomeje kuvuga wenda Buravan kubera ko he was an artist, he was a fellow artist. Bagenzi be bazabimukora n'ubu ari byo. So we welcome you. Thank you. Thank you, Dennis. Ku kibazo yarubajije Alex Alekesho yifuze kongeraho cyo kwibuka bamwe mu bahanzi twabuze Alex. Musubize twabuze kuyifotoza umunyamakuru w'igihe hariho imyitabire y'umugoroba kuri Kabashi abahaje mwabonye abakuru bagize ibintu byiza mu gatera hari bose bari bahari. So ahubwo wowe bari tutaramenye hanyuma n'icyo mvuga kuri mu bana bacu Buravan na Thomas Yanga ntabwo aribo gusa kuko ibintu turimo nka creative industry muri aba bagana ku gato ibintu ari byiza harimo n'umubyeyi wacu mama Ahmed nawe turamushyingura ntabwo ari ntabwo ari Kigali. Ibi byose kibirimo ariko byose niduhana n'agahinda ntabwo turi bubashe kongera gutekereza industry no gusigaburetinga iyo burabyo yakoze ngira ngo nabonye video katrediza ahantu hose kavuga ngo bamubaza aramutse asigaje igitare cy'abantu naririmba nakwishimana mu shizanye tukabyina abo twari bakurikiye rero barimo hari yesterday n'ibindi ejo ntabwo tukanze twabagaragaza ko duhana n'ubwo tubabaye yewe mu bantu bagomba gutegura gahunda yo kuzasohoka ku itariki y'ukwezi kwa 12 kuko niyo tutayiteguye. Hari abahisemo dufite hari no kwa muganga atarana nabi cyane kanyereza sample z'indirimbo izo zose tugomba kuzaza guciga kandi ntabwo rero bikomeza bigufashamo. So rero baravuze ngo tuzabyine abari mwabibona Kingdom Industries bagere Sentore twarabyine. So rero kuri ikibazo twahuye nacyo twabaje kumusatira abantu bose
baba industry benshi babaza abategeko twakubaje n'abandi twabigenza gute igitaramo kuri ruhande mureba amafaranga kirimo mugereranye abo bantu barishyuwe ntabwo wasanga batishyuwe veni yarishyuwe buri kintu cyose cyarishyuwe tubavuga ngo urabahinduye kubera yuko umubare gatuvuye urabona inshuti yacu ibintu byiza byinshi tugomba kuvuga ariyo mpamvu twashyizemo special performance idasanzwe muzabibona almost zose zizakora bari z'umuzi zizaririmba kubera ikintu kugira ngo naho ari nabizwa hejuru niba kuko ribaho byageraho azabibona kandi mubifashemo ntidukore zataye tukora biza mu gushinyagura ntabwo turimo dushinyagura parabani ariko kuri uyu ruhande rwa abasigaye babasha kubaho niba bihagaze ikintu cy'ikinyanga kintu gitoya kongera kuba ngo babazongera n'amatike yabo abantu baza mu Rwanda abavandimwe twatuye baza muri business class usanga itike kuva Uganda abantu bakunda yaba business class usanga suri mu Rwanda bamusubira n'ahangaha uko musubire ibi byose twabirebye ariko tutagahinda kugira ngo abemera Bibiliya baba mu byiza no mu bibi dushima Imana dutekereze tunarebe yuko atagusubiza buravana uwabivuga yaba atazi agahinda me myself igihe mfite gahunda twari dufitanye za ndende twari dufite turi Burayi byinshi twari dufitanye nawe ariko byose Imana nibwo yabishatse kandi twese niho tuzajya ariko mu gihe tukiriho ntitumaze tubikore kugira ngo cyari ikintu wari ubashije ngo bakimuze ku mutima nubwo abasha kwicara abantu babasha ariko ntabwo kugira nk'abi basobanurira amaze mu rwego rw'abanyamakuru reka tugire ikintu cy'urukundo yaririmbye urukundo kuva ku ndirimbo ye ya mbere anatashye yasize arimo no kuvuga reka tugire twe gutangazamakuru kubyo tubivuga dufite ibibazo murabizi murabona ibitaramo ngo abantu bakwiye kwambara gutya murabona ibibazo bitwugarije noneho ngaha twebwe ubwacu dushaka ibisubizo nta muntu ntabwo uzayabona mu bakoreye amabyuzi zize n'ibindi ubona amafaranga murakoze Imana bakomeje. Last question, Mr. Brother. Murakoze mbere na mbere ni ukubashimira ko batekereje ko special performance ya Brother gusa ni sawa hanyuma my question goes to Eddie Kenzo as a music lover I would like to know are you performing live or you just coming you're doing maybe something like or playback and my second question is you've done your run with Bruce Melody, one of Rwanda's finest. And are you planning on any other collab like this time? Thank you. I came with my band. I think we came like 25 people. Yeah, man. So, yeah, man. I did a song with Bruce. I think it's going well. And I'm on the more. You know, Rwanda is my second home. My mom is from here. So I'm so attached to the country and its culture. Thank you. Yeah, back to the last question. Okay, question yanjye kwa Bianca na organization ya event. Mwasobanurira byinshi ariko havuzemo ikintu kimwe. Nimba ari amarushanwa niba bimeze gute kuko bivuze ko umupetos aba ari judge and the choice performer. Aya marushanwa yapanze gute ni bande bazaba contestants and then muzajya agenda gute ibi ngibi mwabidusobanura neza. Turakoze. Thank you. Ntabwo ari amarushanwa. Ntabwo ari amarushanwa azira ngo abantu bavuye iwabo bagiye gukompeta ahubwo tuzahemba ntusubirishemo. Ntabwo ari amarushanwa nk'uko bavuga ngo habaye irushanwa n'iri ngo yatsinze oya ni ukuvuga tuzahemba bano bantu bazaba bajajinga dufite reka twiteguye neza izaba ifite umuhosti mwiza ariwe Shira Gashumba wenda mbona no kubivuga yagize ikibazo cy'indege ariko
barahagera mu kanya nimugoroba abarabo bafite umwanya tubaza wenda kumwakira so bagati ko babajije nawe uza wambaye neza ugashaka kuhostera kuri red carpet Mobeto akakubona Ibrahim akakubona akabona ko niwarushije abantu uzahemba niwe uzatsinda hari umuntu ushaka azambara neza twara ko yatsinda Nsabimana Nsabimana yitwa Sibomana Emmanuel Bianca nyine ko ndashaka kuprofita gite ntabwo gift ntabwo yeze Sibomana gift Sibomana Bianca nubwo amasaha yagiye anyura iwawe bamudodera ahantu azaza yambaye ejo ngiye nkishyura rero Sibomana hari Sibomana tumubuze twababara ni umuntu uryoshye televiziyo umuntu uryoshye ibibazo bye ni umuntu ushobora kubaza umwana w'ikinyarwanda kandi afite akagusubiza so ibintu bivuze ni serious biriya I'm serious wowe ujyeyo ubihitire udodera ibi ngibi kandi uzaza ubyambaye bakore special udayambaye muri nyinshi sibyo wenda ntabamenye aho umuntu ageze so bagati urugero narivuze aba yaje yambaye neza abajaji bakabona niwe wambaye neza kurusha abandi ko ni fashion hari ukwambara ukaberwa ariko hari no kwambara ibintu bya fashion so nibo bazahitamo so nibo bahitamo hari amaofa menshi wenda daki noza guha uyu mwanya umuvandimwe araza hari ibintu byinshi packages nyinshi harimo amatike y'indege harimo amanayiti uza kuba kurara hano harimo ibintu byinshi so bagisize bamushubije asanza mwakoze kubaza nanjye hari ibibazo nari nanditse nk'umunyamakuru nyine hari ukuntu rero ugatereka tubaze n'abandi bantu wenda batabajijwe aba ari byiza cyane so I have questions for Abraham. How did you end up with your brand? Abraham's, that's brand. Thank you so much. How I ended up with my brand, what exactly do you mean? How I came up with How did you start it? I started it 10 years ago, just like any other hustler. And everyone is from my name is Mahmoud Brand, and I was just passionate about fashion. And I wanted to create something that would actually help people with Uganda and Rwanda. So the last question for you is what the vision you have to this brand, this world? The vision is seeing a Ugandan brand from scratch and people that All right, thank you. It depends on one question. What makes you happy about this African music so far? Because we speak our native language. Yeah, we speak our languages, we're original. You know what I'm saying? Yeah. Thank you. All right. Hamisa Mobeto, what the advice can you give to the youth for the social media, being an influencer? Just to be themselves, to believe in what they do, to trust God, because when nothing without God at the end of the day. Yeah, so for them to just know what they want to know and pursue their dreams. To never let anyone try to stop them from pursuing their dreams. All right, so other questions zirajya kuba abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga reka nagirire kuri Robert turamufoza mu magambo make yafoza dufitiye iki Forza tugumane nayo muri entertainment Forza igomba kuguma muri Bianca Fashion Hub season 1 season 2 season 3 kugeza kuri season hazi abakozi baki kugira ngo uretse Bianca ho tuzahorana nawe kuko ntabwo abashinzwe management bamwe basenganya kuvuga biba bikubiye mu byo twumvikanye ariko kuko akora ibintu byiza nashingiye mu gushize abantu babonye ibyo yakoze ubushize bavuga ko abantu bananiwe gukurikira cyangwa se babaye benshi birenze ibyo abantu bateganyaga ibyo rero ntabwo twebwe especially njyewe ushinzwe kureba aho dushora ibintu byacu cyangwa se abo dukorana nabo kiba ari ikintu cyiza niba ukora ibintu byiza Forza urabizi
itanu tumaze ahangaha hari ibintu byinshi tumaze kugera duhindura cyangwa se muri industry yacu kugira ngo bakire babikurikira buri munsi, ariko cyane cyane tuvuga ko ukora neza utera imbere nka kampani bidinze izindi mu mikino y'amahirwe muri iyi minsi uwo turi kumwe kugira ngo aribyo nabwira ati My question goes to Basawa, General Manager for Central Park. What the package do you offer for those people who come here just to spend time in Central Park? Well, the packages are very varied and different. And now that we are launching, already opening our service apartment on 2 stages, by the phase 2 will be complete by end of this month. And then we are working to open the M Gallery, which is going to be an Encore, the hotel just opposite to the apartment. So we do have the packages varies between the number of people, when they are coming, families, couples, even for people who are organizing weddings here or coming to do their events. So the prices, there is nothing that is fixed because we really work around the customer needs and budget. So quite apart from what is happening in our outlets, and as Dennis mentioned also, this is how we would like to keep Chillax as part of the entertainment hub in Kigali. This is whenever we take the chance to have after parties or host any of the major events that's happening here. All right, so thank you so much. Is there any discount and how nowadays? Discount? Whenever you Thank you. Reka tubaze umuvandimwe uhagarariye Line More. N'icyo wavuga kuri iki kinyobwa, n'icyo wabwira isi yose ikurikiye ibitangazamakuru bitandukanye kubera ko niba uri kuri Impano ifite aho uhuriye na Bianca Fashion Hub Season 2. Murakoze. Murakoze cyane n'abanyamakuru bawe. Murakoze cyane umuyobozi wa Ndoli Safari.